afande Paul Kagame yaradutekerereje. Afande Paul Kagame yaraje asanga intambara yatunaniye. Je nari imari imbere yuko ahagera narabibonaga bafande Karishorisho bande gute byari byabayobeye. Nari mbari imbere bashaka kutwohereza kujya mu mazi bankuramo. Afande Kagame yaraje asanga tufite imico si benshi bari barimo abantu banywa imogi. Arazihagarika arabavuruga bashyira mu myoba bashyira mu mazi imogi zivaho. Kagame yaraje asanga harimo ikintu cy'amacakubiri yaratangiye ndetse yaniyongereye ku gihe cye ariko atinda kuyamenya ariko arayamenya y'abantu bavuye Burundi n'abavuye Uganda niki arabihagarika arabirangiza. Afande Kagame yayoboye urugamba neza tujyana mu misozi dukura kuri Tambarare urugamba rukorera imibare ararutsinda. Hari bamwe bibazaga ko ari uwo mu biro cyane batangiye kwigira ngo ni bahari agenda bihindagura abantu bamwe bashyize ku gatebe igihe kirekire ku gatebe. Turabizi twebwe ntabwo twakoze imyigaragambyo ngo tujye no gukora ibintu ngo petition y'abasivile petition intebe. Afande Kagame tumaze gufata mbere ko intambara cyo kurangira ndetse nanarangiye hari abantu birwanye bateye ubwoba ariko tutazi impamvu kuneba kuri mukandi ntiyabangaga arabakundaga n'ubu arabakunda bafite indi mirimo bakora. Harimo wa mbere ni afande Dodo Colonel urarwanya intambara muri Uganda igihe kirekire cyane abari kapiteni yayoboraga intare batinya Kayitare. Dodo niwe bayoboraga nabyo byo mu Ruhengeri bavuga ko bavuga Kayitare cyane niki ariko Dodo niwe baga ari du. Afande Paul Kagame yarabahagaritse ntabwo twakoze petition ntabwo twagiye gukora kwigaragambya ntabwo twagiye tuvuga dusakuza. Ubu ikibazo cyari ni social media. Afande Paul Kagame yahagaritse umuntu witwa Nyamurangwa indwanyi ikomeye yavuye Uganda ngira ngo ari Letona yoboye deja amaze gufata unit ngira ngo araza rwana intambara za hatari muramuzi mwese barabivuga Irebero yapfushije abasirikare benshi nawe yari igiye kuhagwa nawe yavuyemo. Hari nyakwigendera wari umurwanyi cyane nawe ariko yararumwagaho mu gatoya ariko ari pasteur afande afande Gaddafi. Afande Kagame rero adutekerezaho aradufite ku mutima. Hari abantu benshi yicaje kuduteba hari impamvu tuba tutazi mu miyoborere ye. Ntabwo yanga generali uriya wo muri Kivu ntabwo amwanga nkunda we haramukunda kurusha wowe ibyo utekereza ariko mwebwe ko bara social media no ko muri abasivile mutangiye kubigira ibintu birebire ni muceceka mbagira inama mwicecekere cyane cyane ko ari muri bihe bikomeye. Ejo bundi muzambona yaje kuyobora nawe azaba hari nta mwanga ariko ari impamvu ari mibare.